we naga promoter n'ibisanzwe naga promoter n'umugabo wiwe bwose baranabizi n'abari kusibye kwijisha yego so rero nyuma y'ibyo ari na byiza byari n'ibintu bishimishije nge ntago byambabaje nari nabimubwiye ni gendo hirwe nzagushyikira uko nshobora ariko kugaruka kansebya ntago byanshimishije kabisa ntago byagushimishije ko nukuvuga ngo ibyo none siko mwitanye ba mwana umwe ati niwe wancebeje undi ati niwe wancebeje turamenya ni watangiye nise so wabanje mu biganiro ngiye byaye mu biganiro ngiye mbona abantu bose n'ama comment kuri platform zanjye ngo wataye Miki mbona comment video nashyizeho uyu munsi aho kugeza ubwo kuri filme ziri kuvuga ku buzima bwanjye na Miki so Miki rero yabikoze kugira ngo yangisha abantu ariko namubwe nge n'ubundi abantu basanzwe banyanga nabirenze ahubwo iki ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana none aragaruka aravuga ngo mfite imyaka 19 kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye nshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatirana urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira wenda tubyoze Godfather ariko mu mutima urabizi icyo nakoze kirenze icyo uri kunzeza akakanya ugaruka kunsebya mu bantu aya masaha ndababwiza ukuri ndashaka kugira ngo tuvangaha nuko ntuza bitiramane bitamukundiye ariko ndashaka kugira ngo bivangaha navuga ko ibi ngibi ari ikintu gishobora gukururana ariko kidafite ikintu gishingiyeho twumvikane abantu barabana bagakundana igihe kikagira bagatandukana ariko hakabaho lack of kubahana no gutandukana mu mahoro in peaceful niyo mwabo tumvikanye ariko mu kuba kuko abantu basangiye uburiri bagasangira umubiri ntabwo twebwe abantu bari hanze tuje kubota hano dufite abantu igihumbi bari kudukurikira mfite abandi amagana bari kuri Twitter na connectinze ku Twitter nabo bari kudukurikira bari kubumva byakabaye ari iby'agaciro mwa bantu mwe ibi bintu tuvuye anga Regis imbere yo kumanuka tubirangije bikarangira Godfather sorry suko guca mu ijambo mpamagaye Kira yego araje ntabwo yarazi ko ino live ihari urakoze cyane reka kiraze nk'umuntu uraha Regis nyandikira kuri WhatsApp hagira umuntu ibera Regis nimero yanjye nyandikira muroreze ibyo hanyuma twihuta Niki ariko ku magambo umugabo wawe wahawe n'umubyeyi wawe nk'uko bivuze reka mbivuge ni kuki umubyeyi yagusiga mu maboko mazima ukayava Godfather yes ma'am reka mbivugeho nawe ndumva nawe ari kunyumva ariko kumva nuko agiye kunyandikira yewe mpanga kujya kura mama wanjye yego nafashe 120 mbwira Regis ngo tujye kureba mama komeza bikumva turagenda n'umuntu witwa ngo turakundana abantu bafungiye mageragere cyangwa bavuye barabizi ngiye naragiye mahira mama wanjye buri kira kitu cyose nta n'igiceri cy'ijana umuhungu yashyizeho rashize ni muyomba zana bivuge ni muyomba wampaye 120 ngo ngende mahire mama uri kumva mama wanjye kubera ko byari bimutunguye kubona nzanye n'abandi bantu mama wanjye n'umuntu isanzwe ndamubgawe n'umuhungu dukundana nkuko yaraza abandi twakundanye ariko nago mama wanjye yamubwiye nk'umwana wanjye mu gushyize mu nshingano Godfather maze imyaka 6 nirera ni gutaho nkuriye ndo umubyeyi mama avuga ngo mugushyize mu nshingano turashize ibyo byo ntago ari Gasaro TV n'umuhungu dukundana nkuko yaraza abandi twakundanye ariko nago mama wanjye yamubwiye nk'umwana wanjye mu gushyize mu nshingano Godfather maze imyaka 6 nirera ni gutaho nkuriye ndo umubyeyi mama avuga ngo mugushyize mu nshingano turashize ibyo byo ntago ari byo uri kumva mama yari kubivuga iyo bari umusore avuga ati nagira ikibazo nkamuhamagara akaba amafaranga umuntu mama wanjye azi kiramani bavuganye kuri telefone azi nyambo ukumva kuko mama wanjye ari no mu bitaro nyambo yamaye amafaranga tubana mu nzu nyambo ibibazo byanjye byose arabizi ibyo Regis ari kuza kuvuga hano nibyo kurenzaho kuzi burya ka nyambo kugarara ku maso kujya n'umutima mwiza ariko se mana yego gwiki nyambo we ngaho komeza nyambo agira umutima mwiza ko umugore wagenda ikintu ndi kukubwira jewe Regis twamenyanye ndi muri depression niko nabivuga
y'umusore twabyaranye Nyambara bizi nawe yaza akabisubiramo hano. Yego. Njye Nyambara yaramfashe aramungisha nkuraho nabaga kubera umusore twabyaranye. Yababaye. Uri kumva? Bashize yego. Njye no Regis twamenyaniye. Twamenyanye njye mba kwa Nyamba. Wangu. Ibi nari kuza kubeshya hano kuvuga ngo yarambwiye ngo ndi umugore narabyaye mbura imfura yanjye turahamagara umwana w'umukobwa bita Lorene twabanaga yabivuze yiyumvira. Bashize. Kuvuga ngo yaravuze ngo nzajye ninjiza amafaranga uri kumva? Yego. Ngo 1,300,000 ndasa gufata mfata ayo mafaranga njye ubwanjye nafashe inzu y'ibihumbi 200 kiramo ibintu ndimuka nsigara nta n'ijana mfite. Njya kwibana. Yo. Ninjiza ayo mafaranga byabaye ikibazo arambwira ngo kugira tujye dukorana nzajya mu 50% mamagara Kiramani. Ndamubwira Kira ko Regis ashaka ko nzamuha 50% y'amafaranga ninjije atananshoreye. Kira arambwira ati Miki wakihangana ugira ngo ubure byose. Uri kumva sinkunda abantu baza bakigira beza. Yo munsi mbira ngo ndababaye. Nabwiye Kira na Regis ati Regis sinzigera mubabara. Mani dore uwo mwana Lorene ari maranyandikira atarababaye ibintu Regis ari kubeshya. Uri kumva? Aze kuzamuka yego. Nabwiye Kira ndamubwira ngo njyewe ndababaye Regis kumbwira ngo ninjye wafungishije mama Godfather. Buri wese abafite stories ze z'ubuzima, sibyo? Kuba yarazi ikintu mama wanjye yazize nta na rimwe ndakivuga ariko yakibwiye abantu benshi. Ababizi abatabizi. Yagiye anyurira inshuro nyinshi abwira uyu mubebe hano bita Lorene ngo uwo ni umugore mani yarabyaye. Icyo ni ikigoryi ngo kibagiwe nyina afungiwe muri gereza. Arimo arazana akigira honnête Godfather. Njye mfite inshingano zo kwita kuri basaza banjye, mukuru wanjye, mama wanjye ufunze. Regis twakoranye amezi angahe nta n'igiceri cy'ijana ama. Iyo nagiraga ikibazo nabwiraga Nyambo na Kiramani. Kuza hano rero akigira mwiza akigaragaza uruhande rwiza akambwira ngo narasinda Godfather njye nararaga postinga kugira ngo mbone amafaranga yo gushutinga vlog. Uri kumva n'amafaranga yo kwiyitaho nk'umukobwa cyangwa ko Kiramani arabizi njye nazaga kuri tere nta n'ifigi ko manasigiye umwana wanjye. Ni urimo razana akigira mwiza. Man, abantu nibakaje baza ngo bigira uko batari. Uri kumva? Njyewe uwo munsi Soti yavuze wo mu kabari njye na hano na hostingaga Regis mushyiraho. Amafaranga du hostingiye Godfather yabaga bizi ko mfite ibibazo twayagabanagamo kabiri. Nigeze avuga ati uyu mwana ari gushakisha ubuzima afite nyina ufunze afite mukuru iwacu yarahageze arahazi kuno hameze. Sinigeze njyara ngo makana ubuzima bwanjye. Twayagabanagamo kabiri kandi n'ubundi ngiye nkashakisha ndi tugashutinga vlog. Uwo munsi avuga Soti yarahari n'umukobwa bita Lorene. Nari na hostinze twakoranye. Siga icyo kunywa cyanjye uwo mukobwa Lorene akigarura uwo mubebe yarakimenye. Nta kintu nabitinzo namagare Regis ndamubwira ati waje kurande tukavugana kuri gahunda z'akazi zejo. Umuhungu yanciye amazi Lorene aramfata dufata taxi turata. Uwo mubebe yarageranyije azarambwira ngo Miki wambabura ukareka gukorana na Regis. Kagenza wakoranye na Regis imyaka n'imyaniko nuko atankundira ngazi hano. Nazaga hakana ibintu Regis byose yagiye ankorera Soti namba baragaruka avuga ibintu Regis yankoreye ahantu bita kuri Mr Chicken munsi ya Tekira. Godfather uwo mungu yaramfashanye camagaze narike kwigira umwana mwiza. Wangu.
yagendeye ko ntafite kirenge mani nareke burangiye numvaga nareke gukabya Fada reba kuri WhatsApp yawe ibintu ngiye kukwandikira. ariko bwira Kiramana ze mani mbere yuko ngenda gatoya. yego iyi couple yakoze ibintu byo kutubeshya. urinde uri kuvuga Ni jama naguhaye ntabwo wenze uko bigenda n'icyo Mike ndagusabye please thank you Sankara biriwe ibintu nzi ko niba ari ikintu cyitwa imyidagaduro n'ibintu bya sinema ni ibintu uzi cyane aba bantu ushobora kuba bazi ndashaka kugira ngo numve viewpoint yawe. Okay, in my point of view uko mbyumva buri umwe arimo aratubwira ibintu atanga facts anatanga ingero z'abantu badahari. Ndumva nanjye ngaruka kuri kote ya Nyambo nuko buri umwe ari kuvuga azana mu muntu Kiramana bose I prefer yuko yaba ari hano Salt ahari Salt yamaze kuvuga gukomeza Kiramani akaba hari Regis ahari Mika ahari niko basasa inzobe neza kuko Regis arazarira amaganya ye Miki nawe avuga ibye abo Mika ari kuvuga nituzi niba ibyo bari buvuge atari ibyo bababwiye me I prefer yuko bose baba bahari kuri pano kugira ngo tumenye ukuri nyine gusesuye basasa inzobe. Thank you Sankara. Bibutse ko turangaha dufite 1300 badukurikiye dufite abandi barenga magana ngahe bari kuri Twitter muri iki kintu aya masaha kize kurangira mu mucyo aba n'abastare dukunda my friend ubuzima bw'abastare yego bagomba kuba hanze ariko bw'iwanyu mu rugo ndibutse ko n'aba hostinze ariko nanabagaye ntabwo ubuzima bw'abastare bugomba kujya hanze n'ubw'iwanyu mu nzu tugomba kubumenya ibe nisomo no ku bandi bastare mujye mumenya ibyo mugomba kugaburira abafana banyu n'ababakurikira turi kubabona imboga mu menyo ariko nta kundi nk'umuryango turaza gushaka uburyo imitima yanyu iruhuka. That's why my name is Godfather. Reka dukomeze. Tikiye kunyandikira sindi kumubona Nyambo. Ndashaka kugira ngo bamaze kubyumva fata ijambo. Kitire kanyisoni fata ijambo Nyambo bamaze kumva yura muhungu umuntu wabanye n'uyu mukobwa mu nzu ijambo ni ryawe kandi mukora umwuga umwe. Shangiye ngira ngo navuze ibintu byinshi ngende gushaka kwisabira Miki akantu kamwe nyine nk'ibintu nkabingaye sinzi niba ari kunyumva. ndakumva Miki nyine subiza ko ukunda nshaka gusaba utuntu nkatungaye wakwihangana mu bintu turi kuvuga cyangwa uvuga kuri social media mama wawe ndetse n'umwana wawe bakajya nyine inyuma ya kamera cyangwa se muri izi social media nari Nyambo kuko mu buzima busanzwe tugira nyine ibintu dushaka guhereza abantu byo dukora by'ubuzima bwacu ariko ntabwo uzi niba umwana wawe azakura agakunda ibintu bya social media cyangwa se agakunda nyine ibintu umuvugaho cyangwa se twebwe tumuvugaho. So better ko nyine ibintu by'umwana na mama wawe wabishyira out ya kamera. Ikindi mvuze kuri we na Regis mufite uko mwahuye mufite n'ibyabahuje mufite n'uko mwakundanye. So mukundana ntabwo mwifuzaga ko byagera kuri iyi level y'uko umwe yaba ari gushyira undi hasi Regis akaza akavuga uruhande rwe abari inyuma ya Regis bakakumva ukundi ukaza ukavuga Regis abari inyuma yawe bakumva ukundi Regis byaba byiza nyine bigarukiye kuri iyi space ya Godfather basi ukamwubahira ibyo yagukoreye ufite uko wamufashije nawe afite uko yagufashije kandi ikindi biriya byo ngo kuzamurana ngo kugira ute kuko niyo yaba ari uko kuzamuye mu kuzamura nawe afite ibyo yazamutsemo. So ni ukugushyigikira nk'uko nawe wamushyigikiye rero muri uko gushyigikirana kwanyu mu byubahaniremo ntimunabishwaniremo birangiraho. Ikindi urukundo mani habaho gushwana ndetse Regis niwe mu ex wa mbere ugize na Regis we mu ex wa mbere agize
ubwo nyine niyo ari uwawe nawe niyo ari uwawe. So byaba byiza nk'uko Godfather bivuze, ibyo biboro byabaye nyine muri life yanyu, mu buzima bwanyu busanzwe, bitaje hano kuri kamera, bigakemukira hagati yanyu. Niba bidakunze ko mukomezanya muri relationship, mukaba n'inshuti mu buzima busanzwe, cyangwa se kuko muzahurirana, niba mutazanahurira no muri video zanyu, muzanahura no muri video za Kiramani cyangwa se z'undi muntu, kuko niba uzareka gukorera undi muntu muhuriraho. So ikindi, niba ufite undi muntu mukundana, mukomezanye na Regis nakubureminge, kuko habaho gukundana hakabaho no gutandukana. Niba mudashobokanye, nakuri gukomeza urugendo rwawe nawe ukomeza urugendo rwiwe, hatabayeho nyine gushwana no gusebanya no kugira uti. Kuko kano kanya ntekereza ko bino bintu byose biba kuri social media ntago bisibamo. Abana banyu bazabibona, abandi banyu bazabibona, ntekereza ko bashobora kutabikunda. So mwe mwite ku buzima bwanyu no ku byo mukora, ariko hatarimo gusebanya no gushyirana hanze. So ngewe ukuri kwinshi ndakuzi, yaba ku ruhande rwawe yaba ku ruhande rwa Regis, ntabwo naza ngo mbivuge hano. Gusa icyo nakubwira cyo ni iki, uri umukobwa, ikindi urashoboye, ikindi uzi icyo ushaka. So kurikira icyo ushaka, uzagera kure. Ikindi, akazi iyo kajemo amarangamutima menshi karapfa. Nyine iyo akazi ugashyizemo amarangamutima kenshi karapfa, cyangwa ugasubira inyuma. So wowe mbere y'uko uhura na Regis, wari ufite intego y'ubuzima bwawe, wari uzi icyo ushaka kugeraho, wari uzi uwo ushaka kuba we. Ibyo rero nibyo birenze ibingibi byose muri gupfa na Regis. Wowe kurikira icyo ushaka, ukurikira uwo ushaka kuba we ahazaza. Ibindi byose, urugendo rwose rubamo ibicanige, rubamo inzitizi, rubamo imitego, cyane cyane ko iyo umukobwa ari gutera imbere, Satani ntabwo amwishimira. So wowe kurikira ibyo ushaka kugeraho. Ikindi ubisengere, ujye ufata umwanya usengera ibintu byawe, kuko ibintu bitarimo Imana akenshi birapfa. Ujye ufata umwanya usengera ibintu byawe, ucyahe imitego yose, ive mu nzira, ubundi uzagera ku cyo ushaka kuba cyo. Kandi ibi byose ntibikagukange, kuko nta nzira itagira imitego. Byaba byiza rero ibi byose byawe na Regis mubihagaritse. Njye nicyo nagusabaga, ariko icyo nagusabaga cyane nicyo nahereyeho. Ibintu bya mama wawe n'iby'umwana wawe wabishyira out ya kamera, ukajya uvuga iby'ubuzima bwawe n'ibyo ushaka kuba byo, wareba bakagushyigikira, ariko udashyizemo umwana we na mama wawe. Kuko umwana wawe aracyari muto, ntabwo uzi niba azakunda social media cyangwa azakura agakunda ibi ngibi. Godfather, murakoze. My God. Iki kintu nyambara asorejeho nicyo nakubwiye kuva mbere, namagana ko turashize muri Kamariko. So ikinyamba asorejeho nicyo nakubwiye kuva mbere. Buriya social media n'amazina yawe Miki ntabwo ari muri simpamya ko ari mu byangombwa. Ufite stage name, ibi nabivuze kuva kera. Stage name ntabwo igomba guhura na vie prive yawe. Reka tugusabe, twongere tugusabe na Regis, tumusabe, ndatekereza gihari. Imiryango muyikure muri izi sagazanye z'urukundo rwanyu mwahurijwe n'ibi bintu mukora n'akazi kanyu mukora. Muri abasitari turabyemera, ariko byaba byiza nkuko Nyamba bigusabye, wabizanye ubwa mbere ndakubuza, n'ubugira kabiri mu bidukorere muri abamukozi. Hanyuma ibindi rero, ndasaba ko agapromota nk'umusore uri kwiyubaka, ukoresha platform, afite aho ashaka kugera n'ashaka kugera. Ntabwo ntekereza ko aba victime y'urukundo rwanyu rutagenze neza. Munyemerere uyu musore agapromota, mureke kumushyira muri zo saga. Niba akundana nawe aramaze, niba atanakundana nawe, ntabwo ibingibi twabyita iharabika. Aga mu mukuri muri ibi bintu, niko bitekereza, niko myumva. Simbona impamvu uyu mujene ari muri kumuzana muri zo saga, kandi mukunda mudatandukana, nta hantu yigeze ahurira nabyo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Miki, nkagusaba ko niba bigukundiye, umuntu uri kwirwanaho, ibi bintu ureke kubivugaho, ariko namufite amatsiko yo gupromotinga, mukomeze mubikoreshe. Ariko niba mudafite amatsiko yo gupromotinga n'ibikorwa byanyu, ntabwo ntekereza ko wagera aho turi kukarira
kubera saga cyangwa plank. Rero hari ibi bintu biba bidafite agaciro. Ndakubwiza ukuri, muri saga zose zabayeho niba ari saga iri no sense mbonye idafite ikintu ishingiyeho ni iyi ngiyi. Ndakubwiza ukuri, iyi ni saga mbashije kubona iri no sense idafite ikintu ishingiyeho. Njyewe numvaga ko wabanaga nawe nk'umugore n'umugabo, aho mbashije kumenyera ko mwakundanye amezi 6. Abantu urebe nuko dufite society irwaye. Meya wo mu karere ka Ngoma yavuze ngo iki, yaravuze ko kuyobora urubyiruko rw'ubu gutwara bikiri mu ngorofani. Dufite urubyiruko rurwaye, Mukaya twari dufite bwiza kuri pano hano ariko dusobanura ku ndirimbo ye bita My Best Friend. Best Friend izasohoka muri kwa 2. Twari dufite nk'abantu 600 bonyine, bagize gutya 700. Tuzanya amatiku y'ibyabereye mu bitanda by'abantu n'abakuru ndanye murakubise mu 200 kuri Twitter hari ibijana abantu bahuruye. Ndababwiza ukuri, dufite urubyiruko rudashaka kureba ibyarugirira akamaro, bakunda ibintu bidafite ikintu na kimwe bibubakamo. Niyo mpamvu uriya mumeya yavuze ngo gutwara urubyiruko rw'ubu ngubu niho gutwara ibikeri mu ngorofani, nta yindi mpamvu yabiteye. Miki nk'umuntu uri kwiyubaka rero, kurikira inama y'umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe magara ni Nyambo wo kacwa we. Ibi ngibi emera ko nta bintu bihuriye n'ubuzima bwa buri munsi, focusika ku bikorwa byawe. Iriya page yaratambutse, noneho ubimfura ugende ntusubize, birangirira aha. Niba hari aho ugomba kumva ko ugomba kuruhuka, ntabwo uri kuri social media, ugende ufate urutugu rwa Nyambo arugutize urwegamireho, urire uruhuke, ubuzima bukomeze. Social media nicyo bagifite ubuga abantu babiri byogira buri munsi. Nshuti yanjye, ibi ngibi biri kuba uyu munsi bikaza kuri social media Miki, bizaba inkoni igukubita mu iterambere ryawe ejo bundi bibe barrier bitewe n'ibi bintu. My sweetheart, ufite goal y'ubuzima bwawe nawe ushaka kugera, reka nkwisabire ibi bintu use nk'ibintu bitabayeho. Ku rundi ruhande tugoreke kuri ntuza kuri Regis, kuba ushobora kuba tubara ahangaha ni amafantune nta muntu muzima urimo, ni ukumva gusa bagakunda amatiku bikabaryohera. No one cares about you including me. Nta muntu ukenga kuri mwebwe, we don't care. What we care ni uko tubona ngaho mukaza show ikaribwa, abantu bakabumva, tukumva ibyo byose byabayeho, tukamenya ko mwinjiza miliyoni. Abasubscribe bakavuga ati kumbe babatindi turabasubscribe bakinjiza akabo k'amafaranga, abafite icyaro bakagenda bakora unsubscribe n'ibindi nk'ibyo. Kabasa n'ikintu kimwe, mwubaka amazina. Kubaka izina ni ikintu kimwe, kubaka izina ni ikintu kimwe, kuririra no kumenya kurisigasira ni ikindi. Ni mwubaka amazina yanyu, mumenye kuya protectinga. Murabona abantu bari muri za gereza, muri kubabona bubatse amazina bakayisenyera ku giti cyabo. Kubaka izina ni ikintu kimwe, kuri protectinga no kuryubahisha no kurigeza aho ushaka kurigeza ni ikindi. Reka nkwisabire umukobwa wanjye na Regis aranga. Regis turagukunda. Regis uri umukinnyi w'umuhanga, my brother. Focus on your job. Ibintu by'ubuzima bwa buri munsi mureke kuza kubiduha nk'abafana. Icyo dukeneye ni ibikorwa byanyu twabakunda, byatumye mumenyekana. Ibindi mbabwiza ukuri, social media muri kuza gusenya amazina mwubatse, muri kwiyambura imyenda tukareba ubwambure bwanyu. Ngayo nguko ndabakunda, nuba nta n'izindi comment ziri buze kuzaho. Reka babwire ngo mwogacwa mwe, mpereye kuri Miki, iterambere rikuhame. Regis, iterambere rikuhame, muduha ibyo dushaka. Ibi ngibi byo ni muzanga hano kuduhasho, nta kindi kintu turi buze kuvanamo. So ndatekereza ari ibyo. Hanyuma du protect Mungu wacu, aga promoter mumukure muri uyu mwanda cyangwa mumukure muri zisaka zidafite icyo zishingiyeho, nta hantu ahuriye nabyo. Murakoze cyane. Godfather, utararenga aho ngaho uri gukiyaringa. Ubwo muniga niba muri kuvana kuri WhatsApp, ngiye ntabwo mvugana nawe, ntacyo dupanga, ntabwo duhuriye mu bintu ari gukora by'amafilime, nta role mushaka wazanyinishamo. Amvani kuri Instagram, ntabwo ndusha platform urabizi. Ambara rero kuri ajya kumara bikashyira mu bintu adafitiye gihamya, umubwire kabisa ankureho, dore ndabizara ahangaha. Amvani mune boro byabo gukundana, bajya gukundana sinari mari, nabo bashwane sinari mari, uri kubyumva. Ankureho muri ibyo boro byabo kabisa, nongere kugenda anzana muri ayo mazina y'ibiboro byabo. Cyo kuzavuga ngo ngiye ngo turakundana, ngo umugabo we ntago na rusengero yizabona twinjiramo ngo ngire mwambika impeta. Ibyo boro nawe yabibonye na hamwe, kuzara akavuga ibintu bitamakinga sense, umuntu bazi ibimenyetso nabibone. Ambara muri ibyo bintu kabisa. Nadashaka cyangwa nashaka ibintu bikomeza bikaba birebire, ntabwo abigumisheho. Urakoze icyo nasoreza.
Thank you so much. Reka bashimire mwakoze cyane. Reka abantu banjye dufite gutarama uyu munsi nabakereje. Abantu bo kuri Twitter reka bashimire mwakoze cyane mu kujoininga. Biba bikwiye nari kuri platform ebyiri Twitter ngiye kubasezera sigare kuri TikTok ndakomeza abakoresha TikTok ya nation yawe y'abakobwa sha ya nation ufite ukuntu ababyuki byose waragiye urabifata ubishyira ahantu hamwe ubugiye mu kanya muraje mukora inama turaje ahangaha twicare dutarame niko bibare kandi uri kandi uzi ko yamba ari hano urabizi manager mukuru Julie ndabizi so mwakoze cyane reka mbashimire Sankara thank you so much ku bitekerezo n'abandi mwese twabanye reka mbashimire hanyuma mbabwire ngo mugire ijoro ryiza Nyambura akoze ku namutanze turakoze n'abandi bose comment nazibonye reka dukomeze gahunda yacu n'abashimiye mwakoze cyane this was Godfather ibi ngibi ndabasaba ko bagenda bakabirangiza reka twikomereze show yacu nk'abasanzwe murakoze cyane nagushimiye aga promoter Thank you, brother. Thank you, guys. Thank you so much. Yego. Reka dukomezanye n'abajene banje. Bantu banje muri he? Abantu banje bari twagiye. Yes, I can't believe this. Tuna kumazi no. Uramizo bwe. Baduhaye shonda. Mushireho kamera abakobwa banje muze turye show. Gasaro TV.